Reka story yacu y'uyu munsi tuyitangirire muri aka gace bita Umuhago. Uyu mugabo bamwita Obinna, akaba yarabaga muri aka gace. Uyu mugabo ntabwo yarazwiho ko ari mwiza cyane gusa, ahubwo yari afite n'umutima mwiza. Abana baramwubahaga, ndetse abakuru baramwubahaga, ndetse n'abantu batamuzi iyo bahuraga nawe bumvaga bari safe. Uyu mugabo yizeraga mu kuri, ndetse akizera no mu gukora, ndetse yizeraga yuko urugo rwubakiye ku Mana ari urugo rukomeye kandi rutajya rusenyuka. Buri gihe cyose yasengeraga umugore we. Uyu mukobwa Maka bamwitaga ururabo rw'urusengero. Yaririmbaga muri korali, yiyuburaga amasengesho. Ijwi ry'uyu mukobwa ryari ijwi ridasanzwe, ndetse imyitwarire ye hano mu rusengero yemezaga buri umwe wese wa hano muri uru rusengero ko uyu mukobwa ari umunyamwuka. Nuko rero wa musore Obinna ubwo yatangira kugendana n'uyu mukobwa, urusengero rwose rwarabyishimiye. Abantu batangiye kuvuga ngo iyo kwizera gushyingiranwa no kwizera, ijuru ririshima. Obinna muri we yumvise yuko abonye umugore w'agaciro. Baje gukora mariage yabo ari nziza cyane. Barishimye, barabyina, barasangira, baraseka. Amaka yafashe mikrofone apromisinga umugore we yuko azamubera inyangamugayo ndetse azamuca inyuma. Ariko nyuma y'uko bashyingiranwa, ibintu byaje guhinduka. Wa mukobwa Maka yatangiye kujya ataha nijoro. Yatangiye kwiregura ngo abari muri korali, ubundi akavuga ngo yari muri porogaramu z'urusengero. Igihe cyose Obinna yamubazaga ibibazo, yahitaga amwataka. Yaramubwiraga ngo nimba uri kunkeka, uri gukeka Imana. Nyuma y'urukundo ndetse no kwizera, Obinna yakomeje yicecekeye. Ahangaha rero Obinna yaguye mu mutego. Nyuma y'ibikuta by'urusengero, Amaka hari ubundi buzima yabagamo. Umugabo wamusengeye ubwo yashyingiranwaga na Obinna ni nawe wamuteretaga. Nuko rero urusengero rwaje guhinduka ubwihisho bw'ibyaha. Nta muntu n'umwe washobora kuba yakeka uno mukobwa. Abangabo bose bishaga mu masengesho. Nuko rero ayo mabi yabo yaje kwihisha mu rusengero. Obinna yaje kubibona, ariko mu by'ukuri ntabwo yari afite uburyo yabisobanura. Umugabo yakomeje gusenga cyane. Nuko rero igihe cyarageze, ukuri kwanga gukomeza kwishwa. Uyu mugore yaje kuba exposed mu buryo atategerezaga. Umugore wari waje hanga mu rusengero aje gusura bisanzwe, yaje kumwataka. Uno mugore yari afite impano yo kwerekwa. Yaje rero kuvuga buri kimwe cyose cyerekeye uno mukobwa. Muri ako kanya urusengero rwose rwarumiwe. Nuko rero abakuru urusengero baje kumubaza ngo nabisobanure ibyo ari kuvuga. Amaka yaje kwikubita hasi aho ngaho arapfukama, atangira kwicuza. Obinna yumva ibitugu biramuremereye, ariko Obinna yakomeza acecetse ndetse aba strong. Nuko umugore yakomeza kwicuza. Buri umwe wese yumvaga yuko Obinna namara kumenya ibi bintu azahita asiga uno mugore Amaka, ariko bose yarabatunguye. Obinna mu gahinda kenshi yarababwiye ati nashyingiranywe n'umuntu, ntabwo nashyingiranywe na marayika. Uyu mugabo aho kugira ngo ahitemo gutandukana n'umugore we, ahubwo yahisemo kumubabarira. Ariko arangije yaje kumusaba ukuri ndetse amusaba no guhinduka. Mu by'ukuri uyu mugabo yizeraga muri we yuko ukubabarira gushobora kurohora roho yaruhamye. Nuko umugore rero yaje gukomeza kwicuza, ntiyongeye gusubira mu rusengero, ntiyongeye kujya imbere y'abantu, ahubwo yaricaye yitekerezaho. Bwa mbere nibwo yatangiye gusenga, noneho abikuye ku mutima. Ntabwo noneho yasengaga kugira ngo yempress abandi, ahubwo yasengaga kugira ngo ahinduke. Yaje rero kwicuza imbere y'umugabo we Obinna. Nuko gake gakeya icyizere cyaje kugaruka hagati y'abagabo babiri. Obinna yakomeje kumukunda, ariko noneho aba careful, aritonda, amenya ubwenge, ndetse nta nubwo yongeye kuba impumyi. Nuko rero nyuma y'imyaka, urugo rwabo rwaje kuba urugo rwiza kandi urugo rurangwa n'umunezero. Amaka yaje gusubira muri korali ndetse akomeza gukorera Imana. Mu by'ukuri ntabwo yakoraga Imana yigaragaza cyangwa se agira ngo yibonekeze, ahubwo yakoreraga Imana n'umutima we wose kandi ayikorera mu kuri, nta kindi kintu agambiriye. Iyi myitwarire y'umugabo Obinna, uku kubabarira k'uyu mugabo Obinna, byabaye isomo rikomeye cyane muri aka gace. Abantu baje kwiga yuko kuba umuntu aririmba muri korali, kuba umuntu ahora mu rusengero
ntabwo ibyo ari byo byemeza yuko afite imico myiza, kandi baje kwiga yuko nimba ukunze bitavuze yuko ugomba kuba impumyi. Aba ngaba rero uko ari babiri bakomeje bajya mu rusengero kandi bakundana kandi bafitanye ukuri hagati yabo. Ukwizera kurarema koko, ariko imbabazi zishobora gukiza roho iyo amaze kwangirika. Nshuti muvandimwe rero wabanye nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'inkuru. Ni inkuru ngufi naguteguriye, ariko ndizera ko atari ngufi kubera yuko ifite amasomo akomeye cyane. Ndagira ngo ujye muri comment section umbwire isomo wakuyemo. Ngewe nakuyemo isomo rikomeye cyane. Ikintu cya mbere nakuyemo ni ukubabarira, ni ugutanga amahirwe ya kabiri, kubera yuko twese turi abantu, ntabwo turi abamarayika. Nawe ujya muri comment section umbwire isomo wakuyemo, kandi nimba wumviye inkuru iri helpful, iyi nkuru hari ikintu ishobora kumarira society, yifata sharing mugenzi wawe, nawe umubwira sharing bagenzi be. Nawe mushyashya ndakwakiriye, kandi subscribe ndetse ukane n'ukunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose ugezeho iyindi nkuru. Mwakoze rero guhitamo Behind Those Stories. Naho utaha. Ciao ciao.